Yes, ibihe byiza rero kuri mwe mwese mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro byacu hano kuri Sportroom TV Rwanda. Nizere ko aho rose ukomeje kuba ugubwa neza, gusa nawe utameze neza nkwifurije kumera neza. Mwibisanzwe ni imikino hano tuganira, tugiye kuganira kuri APR Football Club. Rutezamuwe yahageze ntabwo bikiri inkuru, ahubwo tugiye kureba hamwe igihe agomba gutangirira imyitozo. Ese amasezerano muri APR Football Club na igihe kingana gute? Ese nihe mpamvu yahisemo kwerekeza muri APR kandi ari umukinnyi wakinnye mu ekipa akomeye ndetse agatwara n'ibikombe bikomeye? Tugiye kuba tubiganiraho, ubundi tuganire rwose kuri 11 umutoza Darikonovic ashobora kujya yifashisha mu gihe cy'imikino rwose hano mu Rwanda muri shampiyona, dore ko umubare w'abanyamahanga rwose utariyongera, nubwo bamwe batangiye gutekereza ko bishobora guhindura isura bakaba bakwemera abanyamahanga 12 bari kuri fade match ndetse 8 bakajya bahurira mu kibuga, gusa uwo mwanzuro nturasohoka. Turareba rero 11 bashobora kujya abifashishwa n'umutoza Darikonovic mu gihe yaguma mu nshingano zo gutoza APR Football Club. Turagaruka kandi ku bayobozi n'abandi bareyo benshi bari kwifuza ko bahura ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari, bahura na APR Football Club. Barifuza ko APR yazahura na Rayon Sport ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri. Ese birashoboka? Ese Rayon Sport irashaka APR kubera iki? Ese ninde watwara igikombe? Tubwire muri commentaire niba uri APR. Ese mwatsinda Rayon Sport? Niba uri umure tubwire nawe mwatsinda APR, dore ko ari abareyo bari kwifuza cyane guhura na APR Football Club. Nibyo tugiye kuba tuganira rero. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu yandi makuru uko azajya agenda soka, nawe ajya kugeraho nk'abandi bana disiwe. Kanda subscribe ubundi ukande like, ujyasi muri commentaire uduhereze igitekerezo cyawe kuri 11 turi bugarukeho, uduhereze igitekerezo ndetse no kuraba abareyo bifuzanya mukandagira ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'intwari. Utubwire koko ese nawe urifuza Rayon Sport? Niba uri APR tubwire muri commentaire rwose, ubundi duhereze ikaze Djibril Ouattara cyase mwite Shehe Djibril Ouattara F35. Nibyo uri hanze y'u Rwanda rwose, nawe uri mu Rwanda muze tuganira ko nyabona. Nkomeze kubibutsa mujye mutubwira aho muherereye kugira ngo tuganire tuziranye muri rusange. Dutangira amakuru yacu rero iyo muri aka kanya, nuko Rutezamu Djibril Ouattara yamaze kubasesekara mu rw'imisozi igihumbi mu rukera rwo kuri uyu wa kane, aho yaje gusinyira ekipe ya APR Football Club. Bidasubirwaho rero igihe yamaze guterekaho umukono ni umwaka umwe n'igice agiye gusinyira ekipe ya Nyamukandagira. Ni umwaka umwe n'igice agiye gusinyira kwakinira ekipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ni Rutezamu rwose uje kunganira abari bahari barimo Mamadusi ndetse na Victor Mbaoma, tutibagiwe na Tuyisenge Arsene Tuguma, umusore wari uri kwifashishwa na Darikonovic muri iyi minsi kuri nimero 9 cyase nka rutayizamu. Uyu Djibril rero yaje muri APR kuri uyu munsi rwose yamaze kubaterekaho umukono. Igitegerejwe nuko ibizamini by'ubuzima nabyo aza kubifatwa rwose muri uyu mugoroba. Ubundi ku munsi w'ejo kuwa gatanu abakunzi ba Nyamukandagira tuzahurire Ishyorongi, tujye kwirebera imyitozo, dore ko kureba imyitozo ya APR ku munsi w'ejo rwose izaba ifunguye. Ni imyitozo izabera kuri stade Ikirenga hariya mu karere ka Rulindo, APR isanzwe ikorera imyitozo. Uyu Rutezamu rero nibwo azaba atangira imyitozo ye rwose ya mbere muri APR Football Club ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Ubundi by'amasezerano byo byararangiye rwose, umwaka umwe n'igice niwo agomba kuba asinyira muri APR Football Club. Ni Rutezamu wanyuze mu ma ekipe atandukanye, harimo GS Kabylie yo muri Algeria, kandi yanyuze mu ikipe ya RC Berkane yo muri Maroc, ariho natwariye n'igikombe cy'Asahura. Yaje kuba atwara igikombe gikomeye
gikomeye rwose mpuzamigabane, igikombe cya CAF Confederations Cup. Uyu rutahizamu yaje kuba agiterura rwose, kuko no ku mafoto urakibona uyu rutahizamu ateruye igikopo rwose kinini cyane. Uyu rutahizamu kandi yaje mu Rwanda rwose cyagira atangaza ko yiteguye guhanganira umwanya n'abakinnyi ahasanze. Yavuze ko kandi impamvu yatumye yerekeza muri APR ari ukubera intego za ekipe, kandi ngo kari ikipe ifite ubuyobozi bwiza. Abajijwe niba yarazi igihugu cy'u Rwanda, yavuze ko atari akizi, ariko akibona contact ya APR cyangwa se batangiye kumuvugisha abo muri APR, yahise areba icyo gihugu asanga ngo ni igihugu cyiza kandi ngo kiyobowe neza, nawe ntiyazuyaza kwerekeza muri APR. Tumuhereze ikaze tumwereka urukundo, udutima twinshi muri komanteri, niba uri umukunzi wa Nyamukandagira. Ubundi rero APR imaze kugura abakinnyi bagera kuri 4 bose b'abanyamahanga. Abo ni uyu Sheikh Djibril Ouattara, akaza uwo bita Denis Omedi na Hakim Kiwanuka, akiyongeraho kandi uwo bita Nshimirimana Ismail Pichu, umusore w'umurundi nawe rwose waje kubagaruka muri APR nyuma yuko abapampe bari bamwirengeje rwose bakamusora muri APR Football Club. Abo bakinnyi rero baje kuba ari 4 b'abanyamahanga, bose baje biyongera kuri Tadio Ruwanga, Dauda, abakazamo Ariyo Muswane, Pavel Nzila, Richmond Lamti, hakaza bo bita bacidiye bere rwose no komeje gukorogana, hakaza Mamadusi, hakaza Mahamadou Ramin Ba. Abo bose ni abanyamahanga bari muri APR, ariko kugeza amagingo haribazwa ese 11 Darikonovic yagefashisha mu gihe cya shampiyona baba ari abahe. Tujye gupanga 11 bashobora rwose kujya babanzamo, tugeranije umubare w'abanyamahanga ndetse n'umubare w'abanyarwanda, nawe uze kuduherezaho igitekerezo cyawe muri rusange. 11 rero mwizamu ni Pavel Nzira, hagati mu timu wa defense ni abanyarwanda 2, Shimimana Yunus ndetse na Nigena Clement. Uruhande rumwe rw'ibumoso ni Niyomugabo Claude captain, urw'iburyo ni Byiringiro Jean Gilbert Kagege. Hagati mu kibuga ni uwo bita Dauda Seydou Yusufu, akazamo kandi uwo bita Ruboneka Bosco, akazamo na Mahamadou Ramin Ba. Abo ni 3 bo mu kibuga hagati rwose. Ubundi wing imwe y'iburyo ni Hakim Kiwanuka, y'ibumoso ni Denis Omedi, mu gihe rutahizamu ari Sheikh Djibril Ouattara. Iyo niyo kipe ya APR Football Club rwose ishobora kujya ibanzamo nta gabuza. Kurumva ko abanyamahanga bo ni 6, abanyarwanda nabo bakaba 5 nk'uko itegeko ribisaba. Mu gihe cyose rero baba Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League bateremeza iryo tegeko ry'uko baba 8 abanyamahanga, APR yajya ishoramo rwose abo ngabo. Impamvu nakuyemo rero uwo bita Ariyo Muswane ngaterekamo bita Nshimimana Yunus ni imwe gusa, nuko aba basore nabo igihe Ariyo Muswane yari ataragera babashije gufasha APR Football Club rwose mu mikino igera kuri 3 rwose bakinnye, kandi ndavuga 3 mpuzamahanga, kuko hari umukino wa Azam baje gutsindwa 1-0. No mukino bari bagerageje ko baza kurangara gato batsinda igitego 1, ariko umukino wo kwishyura aba bombi baje kuba bitwara neza rwose. APR ninjijwe igitego, ndetse kandi nabo bakinnye ku mukino wa Pyramide, nubwo baje gusezerwa ko bari bitwaye neza muri rusange. Niyo mpamvu kugira ngo tubalance abanyamahanga n'abanyarwanda twashyize mu rwose Yunus muri defense, nubwo wenda ataba ari hejuru cyane ya Swane, ariko Swane yajyazamo mu gihe APR ishaka kudefanda ibyo yagezeho muri rusange. Nabo 11 rwose APR ishobora kujya ikoresha Darikonovic mu gihe cyose yaba ativangiye cyangwa se ngo yivangire bamwirukana, dore ko bamuteze umukino wa AS Kigali, umukino w'igikombe cy'intwari uzaba ku munsi wo kwa 2 w'icyumweru gitaha ku isesa 9. APR Football Club izaba icakirana na AS Kigali. Nibyo muri APR. Ubundi abareyona
namwe mutera agatebe mwumve nuko perezida wa Rayon Sport Twagirayezu Tadeyo rwose ku kiganiro yakoreye kuri radio na TV10 yaje kuba atangaza byinshi nawe avuga ko yifuza ku APR Football Club bahurira ku mukino wa nyuma finali w'igikombe cy'intwari, umukino uzaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2025 kuko muri kimwe cya kabiri Rayon Sport izahura na Polisi, APR ihure na AS Kigali, ariko abareyobo bamaze kwipanga kuri finali byarangiye cyane ahubwo bakaba bifuza guhura na APR. Ese niyo mpamvu bifuza guhura na APR? Se nuko babona ko APR iciriritse cyangwa nukugira ngo bakomeze bashyushye derby muri rusange? Twategereje. Umuvugizi wa Rayon Sport mu byukereza uwo bita Ruben Ngabo nawe yasabye ko ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'intwari rwose yifuza ko bazahura na Nyamukandagira ndetse bakabahereza stade Amahoro ngo kuko ntabwo bigeze bikiranura ubwo baheruka guhura mu mukino wa shampiyona warangiye ama ekipe yombi aguye miswi ubusa ku busa. Rero abareyo bari gusaba ko bahura na APR Football Club ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari. Bibutse ko aya ma ekipe kandi azahura muri shampiyona ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka. Hazaba habura imikino igera kuri 3 ngo Rwanda Premier cyase shampiyona y'u Rwanda igere ku musozo. Rero aho niho APR izaba yakira Rayon Sport kuri yo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu, ariko abareyo bo barashaka derby vuba cyane ku munsi wahariwe intwari z'u Rwanda muri rusange. Ese nawe niko ubyifuza? Urifuza ko aya makipe yahurira ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'intwari cyase hari izindi ekipe wifuza ku giti cyawe? Tubwire muri komanteri tuganire byose ubundi dusoze rwose mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Sportroom TV Rwanda tubagezaho 5/5. Subscribe, like, share rwose mukandasha kujya mu bisangiza inshuti zanyu mu groupe mugiye muhuriyemo, ubundi mutange n'ibitekerezo, mukande kuri like mutwereke urukundo. Hasta la vista, ndabakunda mwese.